ntazajya arindira kujya kubareba kwe. Nta kintu uzambwira nta na kimwe uzambwira mwababeshya umuntu w'umumenyi. Oya ntabwo noneho ndakubeshya. Ntabwo bishoboka. Yenda shaka kwizamukiye urambwira byose uti sipanga hakiri kare cyangwa umbwire byose byice. Oya ntabwo nabyemera kubyica we noneho byishe. Ndabyemera mani kandi narabikoze meze neza. Kandi ushaka kujya i Kigali. Rero ugomba gusiga unkoreye ibyanjye ntabwo. Ngiye kujya i Kigali? Ugiye kugenda nyine. Ugasanga nta wapi. Nari ibintu none bitavamo. Saa cyenda uze kumpamagara. Saa cyenda ndabandi bize. Hari ikipe nshaka kujya kureba mu kanya saa 8 n'igice. Ndabaye nka saa 11 saa 12. Saa 12 umpamagara. Kari ibintu byanjye. Umpamagare. Muri salo gatoya. Nimba ndi bubasangeyo. Ubwo turaza kuvugana. Emera wongera kumbeza. Ntago nakubeshya baby. Ndabyumva. Uza kubikora. Uzuryoshye. Turaza gusubira. Subizi. Nari. Hako bundi ndinda ntanga pase. Nkebika atari umusore mubi. Ndi ntamubwiye akaza tukagwanamo. Ako bundi se reka mureke. Ako ntacyo abaye. Mfite n'ifaranga buriya ankuraho ndito. Ako nanone uriya mukobwa nabonye ari wakunda cyane. Ako bwanikoramo seti nshobora kuzamukuramo. Apo kanigendere. Undi se zamuhamagara njye mwiteretera nzumva ibivamo. Bite mwana? Kamera mzee, Amakuru yawe ni meza. umenyereye muri uyu mujyi? Ndahamenyereye nta kibazo. Uretse ko nabonye hari amazu menshi akaba hari ibintu byinshi, imodoka, amagare, mubamo gute? Siko imodoka ari ngongeye hariya hepfo. Bari bakugoze wese. Uturutse hesa kugira ngo imodoka ikugoze. Reka da nturutiye ngiyo mu burasirazuba. Burasirazuba. Umwana wanjye nabuze. Bita Rw'Ubu. Ubu niwe naje nje gushakisha muri uyu mujyi. None nabonye ari abantu n'imodoka bihari n'amazu birabisaba ndamubona. Naba waramubonye se? Ariko mzee nawe nasikije. Wese wazivuga Rudomoro, uri umujyi wose Rudomoro, wamenya Rudomoro ari. Hari abantu benshi, hari amazu wa mugani, ntabwo twamumenye. Yaje yambaye imyenda y'umukara. Imyenda y'umukara. Ni bage ayihetse mu mugongo. No, yarambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara. N'inkweto nazo zijya kumera nka sandali. Ariko ubwo mubonye kuko wasukwe nabonye abantu b'inaha i Kigali basa neza. Asukwe rwose yaje asukwe. N'ibisatsi atogosha nk'ibi byanjye. Ni umwana wawe? Ni umwana wanjye. Yavuye mu ishuri ngahunze mukasa. Ariko ubu yaje i Kigali nibwo naje kumenya amakuru ko yari i Kigali. Ariko namuhize namubuze. Mzee ko numva mbabaje. None se wamfashe Ngiye kugufasha kumugushakira. Kuko ntabwo wambwira Rudomoro, nimba ari Rudobo nimba ari Rudomoro ntabwo mbizi. Ako ngiye kugufasha kumugushakira. Turebe ko twamubona. Nese mzee ninde yakweretse umuhanda ugera i Kigali? Nuko nyine nateze mbona bangejeje Nyabugogo. None se iwacuka nese ubu ngubu nge naje nzi ko nsirimutse ariko reka mubwire ntabwo bakwambuye. Reba ipantaro ufite. Oya amaye. Amafaranga yose sitike nayo nayo nazanye agacupa ndacyafite. Ariko banayabitse imbere. Ndagufasha uramo amafaranga. Uramo amafaranga ndagufasha kumushaka. Kuko hano mu mujyi nta kuntu wabaho udafite agafaranga nawe. Aki by'i Kigali byose kuko bakabivuza n'ukuri byose n'amafaranga. Ahubwo umenye ntabwo wanakuyobora. Wanyobora se ngiye ko nazazi iwanyu za hehe. Ahubwo se urarara hehe. Nyine kuva tubonanye ese ubundi waje uturuka uruwina ha cyangwa uzukina. None se urashaka ngo amafaranga angana? Ahubwo se amafaranga umenya wagurishije ihene. Oya nudukawa yame kuko ngiye kumukugezaho neza. Mukugezeho yose yame. None se ninyaguha mwana wanjye ngewe ni sigana na ya 500 ariko ndi yose yame rwose. Nta kibazo ndamukwereza. Ntacyo ariko yajyanye yose umwana wanjye akagira. None se ubu ngubu ibi bizu nabonye hano ibi bibamo abantu. Aya mazu abamo abantu.
n'abazungu ariko ntabwo ari abazungu n'abanyarwanda nawe rwose uzabigeraho tugende mukwereka ariko ayo mafaranga ni menshi ndamukwereka ndamushaka ko nyine umwana wanjye mubona naje nabyiteguye nahitanguramo indi pantaro ariko ntacyo umwana wawe ngo yaje ngo asa yaje yambaye imyenda y'umukara kugufasha kumushaka hasi hejuru ahantu hose ahantu yaba ari hose turamubona ni rudobo hajya ni rudomo ariko nibutwiriraho urancumbikira ndagucumbikira ariko urama andi mafaranga aya umpaye nayo kumukwereka akira ahubwo ngo we n'ingofero wambare muri Kigali se ambara nta kibazo nawe umusitari wamambare rwose naho ubundi ngwino ngufate batanakwibira mu nzu mbonye imodoka hariya ntabwo bari kukwinjira mu nzira reka mubwire reka nkwereke bidomoro wawe tugiye kumushaka hari ibyana by'ibirara byirwa bizunguruka hano hari igihe yaba ari muri ibyo ahubwo nimba bataramufunze urabugira amahirwe bagenda bafata inzererezi bazifata babakacira uteye ubwoba none yagucitse se uri mu biki umwana wakagombye kuba waramurihiriye amashuri ari mu ishuri nk'abandi tuza mwana uzabona gushinga urubone n'ugushinga ukabona iyo ushatse neza ushaka neza washaka nabi nabwo bikabuka umuntu ari mutunze ari umugore wa mbere umugore wa kabiri nzanye yaramubereye mukase ubwo birangira rero amutoteje arigendera none se ubwo nje ngo umugore ngo umwana ngo yagiye ariko nari mwishe ariko nimubura n'ubundi ntabwo azangarukira ndumva mbabaje ngo ino tugende ngo ushakire rudomoro wawe naho by'abagore ntabwo ari neza ese neza nuko mama yadutsaye ndabona azabikora ko njye ndashaka kuzaba mwiza reka bitwereke tangiye kwigira nabi witonde kandi utazamera nk'abakobwa babyarira iwabo njye sinzabona kuko njye ndasiba ahubwo zari iki gikoma cyo kizamura aho kubaza amashuri y'uko tuziga urimo urabaza igikoma ariko Imana izanadufasha tuzabona umuterankunga niba mubyeyi ukuri uzi kurera nta rimwe ujugunya niba mubyeyi ukuri uzi kurera nta rimwe ujugunya umuntu wiremeye Sheri? Bea? Karame sheri. Karibu. Makuru. Kwani wabuze? Nari turi mu sheri. Nari koze koma ya mutikana. Mu rugo rwacu twebwe babwira ko urugo ni urugo rw'amahoro kandi rurimo umugisha Bea naguhaye urukundo rwose ndarukwegurira mu kurukwegurira nakubwiye ko mu gihe urugo rwawe umugabo washatse ntabwo yakubereye umugabo nyawe nk'umuntu wumvaga ushaka kubaka ibyo bintu ndashaka kubikwizeza yuko ngishobora kumara agahinda wabashije kugira
kose kabaho utazongera kugasubiramo. Ibyo bintu urabyishimiye? Nanjye ndabikwemereye, nzagukorera ibishoboka byose ku buryo ntazongera kugusubiza mu buzima wari urimo. Uru rugo rwanjye ni hano, ni iwanjye, nta muntu uhansagararira ngo aze kumbwira ngo aha hantu bite. Ni urugo rwanjye. Mu gihe rubaye urugo rwanjye nawe ndashaka ko ruba urwawe. Ibyo bintu urabyemera? Ndabyemera. Urabyemera ko ibyo ndi kukubwira byose ari ukuri? Ndabyemera shema. Ngiye kuguha amafaranga ugende uhahe ibiro 2 by'inyama, urebe n'ibindi bikwiye n'ibirungo byose. Byose bikwiye ku buryo biragenda neza mu rugo rwacu n'abana kandi bakomererwa neza. Urakoze. Urakoze cyane shema. Urakoze. Noneho ikindi ube witegura, ngiye hano imbere, witegure wambare neza nka sheri wanjye, ndaje dusohoke tugende twicara ahantu twinezeze. Yego ndagutegereje. Bwana mvuyemo nta kintu bwari rurimo, ariko uru rugo rurimo ibintu byinshi, dore amafaranga baba bansigiye yo guhaha. Gusa uriya mugabo hari n'amafaranga y'amagara yo guhaha. Gusa uru rugo ntabwo napfa kuruvamo. Ndashaka kurugumamo nkashaka amafaranga y'abana banjye, nkazanabarira kaminuza. Reba uriya mugabo arifuza ko dusohokana kandi ntiyabyemeraga. Bana we, ntabwo uru rugo narureka. Reba ibyuma, reba imiziki naza ahubwo tujye twiryohereza. Uriya musenzi unkwebye akanjyanira amafaranga agiye kunyereka Rudomoro nkaba mubuze muri uyu mujyi, abona ko ari amafaranga azamukiza. Ariko si ubyo mba nazanye ikote ryanjye ko mba ndi kubisa akarara byimba amaguru n'inda, cyangwa abanyakibunga aradukinisha. Aradukinisha. Ariko buretse mureka yarye, mureka yajyane. Dore aha hantu hose iki kigofero apfa kuba amaye ikigofero. Iki ndaje nkimukanyagireho, kizamunzanira ikibunga byimbi kugira ngo nyiyamuhe ayansubize. Aragomba kuzanzabanza akazana ibyo twari twateguye. Ariko icyo nzi reka nyambare ubundi nanjye nicare kuri iri zuba, iyi nkubite agahinda karirantera zakamwishyura. Icyo nzi cyo akinisha abanyakibunga atatuzi. Ariko uretse rukatiye aha rurarenga